turifuza kubabwira ko urukundo dukunda ino paruwasi yacu natwe twifuza guha inkunga yacu paruwasi nshya ya Murehe. Umuganda wacu rero mu kubaka iyi kiliziya, nubwo dufite ubushobozi buke nk'abaririmbyi, ariko kandi twabiganiriyeho dusanga ubwo twahagurukaga i Kigali twerekeza ino, twari tuzi neza ko muremerewe no kwibonera kiliziya nziza ya yindi twavuze ikomoka ku mbuto z'ubukristo. Inyange za Mariya rero mu bushobozi buke twageneye paruwasi yacu nshya izavuka 500,000. cyane YouTube ubu niyo isigaye itugezaho amakuru ya buri munsi. Dushimira n'Imana ko umuhungu wacu Emi Pro ni umunyamakuru umaze kubizobereramo iyi misa ari kuyerekana ku isi hose aka kanya. Turabashimiye muri rusange, turashimira Imana ko yaduhaye umwanya mwiza ngo duteranire hano muri paruwasi ya Mushaka. Uru rugendo rw'uyu munsi ni kimwe mu rugendo kera Paulo yadukanguriraga rwa gitumwa rwo gusura abavandimwe no kubarengera mu bihe bitoroshye. Aba bagenzi bacu bamaze imyaka 10 yose ari abaririmbyi. Rimwe na rimwe dushimira Imana iba yaduhaye kuba koko abaririmbyi. Turashimira umubano mwiza dufitanye na Serve Domini, ariko turashimira n'umubano dufitanye n'iyi paruwasi ya Mushaka nk'Inyange za Mariya. Buriya mu gihe cyatambutse twagiye duhura kandi tugasangira byinshi byiza, cyane cyane bijyanye n'ubutumwa bwa kiliziya. Rero kiliziya cyane dukangurira urukundo, umubano ndetse no kubana gikirisitu. Nicyo rero dushingiyeho nk'Inyange za Mariya, kandi dukomeza kugenda tubikangurira na bagenzi bacu muri iyi minsi. Dushimira Nyagasani, turazi neza ko igihe kimwe tuzava mu isi. Niyo mpamvu Nyagasani tumusaba ngo azaduherekeze, aduherekeze nk'Inyange za Mariya, aduherekeze kandi nka Serve Domini muri iyi minsi y'ukubaho kwacu. Uririmbye neza abasenze kabiri. Ni mucyo rero abaririmbye by'umwihariko basengeshe abakristo, kandi ibyo tubamo muri iyi minsi byose bishingire ku butumwa Nyagasani aduha. Turashimira Imana rero, dushimira paruwasi yacu Katedrale Saint Michel yagiye iduha umwanya ngo kaduha ubutumwa nk'ubu buremereye. Nyuma y'umusaseridoti n'abahereza abanyagasani, natwe abaririmbyi dukurikiraho. Umwanya rero udasimburwa dufite muri kiliziya nurushaho kutubera umwanya mwiza wo kwitagatifuza no kuzaronka ubugingo bw'iteka. Dushimiye Imana, kandi namwe mukomeze mugire ubutumwa bwiza kiliziya umubyeyi wacu itugenera. Murakoze. Twishimiye kwakira korali Inyange za Mariya yo muri paruwasi Katedrale ya Saint Michel Kigali. Ngiye nitwa Padiri Aloyizi Ngendahimana, Padiri mukuru wa paruwasi ya Mushaka yo muri diyosezi ya Cyangugu. Iyi korali rero ifitanye umubano na korali Serve Domini yo muri iyi paruwasi ya Mushaka, nayo yijihije none isabukuru y'imyaka 10 imaze ikora uyu murimo wo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana muri Kiliziya Gatolika. Tukaba rero twishimiye ubutumwa batugejejeho, uburyo badufashije gususuruka mu gitambo cy'Ukarisitiya. Twatangiye ku isaha ya 1:30, tukaba duhumuje mu kanya. Turabashimira kandi inkunga baduteye mu gikorwa turi gutegura paruwasi nshya ya Murehe.
iyi paruwasi ya Mushaka yitegura kwibaruka muri uyu mwaka wa 2025 mu mpeshyi. Iyo paruwasi nshya ya Murehe duteganya kubyara nka paruwasi ya Mushaka, nayo izaba ari paruwasi ya yubile kubera ko iyo santarari yashinzwe mu mwaka w'1925 izaba yujuje rero imyaka 100 ari santarari Murehe. Kuba rero izaba paruwasi ya yubile ni ibirori by'impurirane, ni yubile y'imyaka 125 turi guhimbaza ivanjiri igeze mu Rwanda, ndetse n'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu kuri iyi si ya rurema. Rero korali Inyange za Mariya rwose twifatanyije muri ibyo birori, muri ibyo byishimo, badufashije gutangira gusogongera, kuko ni ikibatsi bongeye kudushyiramo kugira ngo twongere tugire imbaduko twese hamwe nka kiliziya imwe, dushyire hamwe kandi Nyagasani akomeze atube hafi, akomeze adufashe, ubwo bumwe bwacu bukomeze, dukomeze dusabire n'iyo paruwasi nshya igiye kuzavuka mu minsi iri imbere. Tunabashimira inkunga batugeneye y'ibihumbi 500 izadufasha kurushaho kongera ubushobozi n'abakristo twese kugira ngo iyo paruwasi izavuke. Turakomeza rero gutaramana no muri sale ya paruwasi Igisubizo, ibindi biganiro niho biza gukomereza. Turabashimiye cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Charles, abandi umuyobozi wa korali Service Domini ikorera ubutumwa muri paruwasi ya Mushaka, diocese ya Cyangugu. Uyu munsi rero twishimiye cyane kubera ko korali Inyange za Mariya ikorera ubutumwa muri diocese ya Kigali yadusuye. Kuba yadusero cyane ni by'agaciro gakomeye kuri twebwe nka korali yizihiza isabukuru y'imyaka 10 ikora ubutumwa, gusurwa na korali imaze imyaka 26 hafi 7 ikora ubutumwa, ni by'agaciro gakomeye cyane. Niyo mpamvu rero twabyishimiye cyane cyane ko tuzi ko bazakomeza kutugira inama muri byinshi bijyanye no kuririmba neza, bijyanye no gutera imbere kuko nabo babigezeho, kandi nyine tukabasha gukura natwe mu kwemera nk'uko nabo babigenza. Ni abantu bakuru, ni abantu bamaze gutera imbere, imiririmbire myiza, uburyo kubana nabo no gushyikirana nabo no gusabana nabo hari cyinshi bitwungura. Tugiye gukorana igitaramo cy'indirimbo zo gushimira Imana, turaza kubyungukiramo byinshi, dore ko bamenyereye igitaramo. Buriya natwe mu myaka 15 20 tuzakomeza dukure maze tujye dukora ibitaramo byinshi kandi byiza. Rero dukomeje kubishimira cyane kandi tubasabira umugisha ku Mana kugira ngo nyine Imana ikomeze yagura amarembo, ubushobozi buboneke kugira ngo ubutumwa bubashe gukorwa neza. Murakoze, ndabashimiye. Kristo Yesu akuzwe. Aha turi muri paruwasi ya Mushaka. Paruwasi yacu yitwa Mushaka, ni paruwasi Mushaka. Ntabwo mwari mubizi ko tuyishaka. Nyakubahwa Padiri mukuru bihaye Imana, abari muri komite za paruwasi zitandukanye, twongeye kwishimana namwe kuri iki cyumweru. Twebwe Inyange za Mariya za paruwasi Katedrale Saint Michel, Padiri mukuru yaratubwiye ati umunsi mwageze Mushaka muzabanze muhe intashyo Padiri mukuru, ariko na kiliziya yacu muri rusange ya Mushaka dusanzwe natwe ubwacu tubereye abakristo. Nimwakire rero intashyo za Padiri mukuru konsolateri
wadutumye ngo tubasuhuze mu izina rya paruwasi. Turashimira Imana ko itweretse umunsi mwiza tugahurira muri iyi kiliziya kugira ngo turusheho kandi twibukiranye urukundo tugirira, tukaba kandi dufatanyije namwe mu bikorwa by'iterambere rya kiliziya. Ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza bwa Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 21 ngo aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba. Iri jambo ritwibutsa ko icyo dukunda tugishyiraho umutima kandi tugafasha ko gitera imbere koko. Kuba turi hano uyu munsi ni ikimenyetso cy'urukundo dufitiye kiliziya yacu. Twibuke ko kiliziya si inyubako gusa, ahubwo ni n'umuryango w'Imana, kandi gufasha uyu muryango kugera ku ntego zawo ni inshingano yacu ya twese. Niba kiliziya dushaka kwikomera, kiliziya itanga ubuhamya bwiza bw'urukundo rwa Kristo, tugomba kuyishyigikira mu bikorwa byose, by'umwihariko guteza imbere paruwasi nshya ya Murehe. Iyi paruwasi izaba ikimenyetso cy'imbuto za Kristo zishibuka muri aka karere. Iyi paruwasi nshya ya Murehe izaba ikimenyetso cy'imbuto za gikristo zishibuka muri aka karere. Nanjye ntabwo mbishidikanyaho, ni ikimenyetso cy'imbuto z'abakristo b'imushaka, z'abakristo ba diyosezi ya Cyangugu. Korali rero Inyange za Mariya dukora ubutumwa mu kuririmba, kandi tubashimira ko mudukurikira haba ku mbuga nkoranyambaga zacu, cyane cyane YouTube niyo isigaye itugezaho amakuru ya buri munsi. Dushimira n'Imana ko umuhungu wacu Emi Pro ni umunyamakuru umaze kubizobereramo iyi misa ari kuyerekana ku isi hose aka kanya. Natwe rero mu rugendo ndetse turifuza kubabwira ko urukundo dukunda ino paruwasi yacu, natwe twifuza guha inkunga yacu paruwasi nshya ya Murehe. Umuganda wacu rero mu kubaka iyi kiliziya, nubwo dufite ubushobozi buke nk'abaririmbyi, ariko kandi twabiganiriyeho dusanga ubwo twahagurukaga i Kigali twerekeza ino, twari tuzi neza ko muremerewe no kwibonera kiliziya nziza ya yindi twavuze ikomoka ku mbuto z'ubukristo. Inyange za Mariya rero mu bushobozi buke twageneye paruwasi yacu nshya izavuka 500,000. Ariko kandi ntabwo twakwibagirwa kubashishikariza ko buri wese uko angana afite icyo ashobora gutanga, kandi nk'uko Pawulo intumwa abivuga Abanyakorinti ba 2 umutwe wa 9 umurongo wa 7, Imana ikunda utanga yishimye. Dusabe rero Imana itwongerera urukundo n'umutima ufasha kugira ngo iki gikorwa kizabashe kugera ku ntego zacyo, kandi dukomeze kubaka ubumwe n'ubufatanye bw'abagize umuryango umwe wa kiliziya. Murakoze rero, mugira Imana n'urukundo bya Nyagasani.
barakoze Inyange za Mariya rwose mwongere mushimira Imana mu kumamashyi.